Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mu mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi inshuti zacu aho mugiye muherere mu mande zigiye zitandukanye mwese mbahaye ikaze bari mu gihugu cy'u Rwanda abari Uganda, Tanzania, Kenya na Uganda ndetse n'u Burundi na Congo mwese mbahaye ikaze aba diaspora mwese mugenda mudukurikirana kuri chaîne ya Icyizere Family TV namwe mbahaye ikaze naye makuru tugiye kuba turambura aha ngaha naye makuru ari kuvugwa agiye atandukanye ni inkuru tugiye kugarukaho iri kuvugwa mu karere ka Nyamasheke naho umusore yagiye gusaba umukobwa ari no gushyingirwa hanyuma agezeyo asanga umukobwa yaragiye gusaba yagiye kubyarira mu bitaro ariko ntabwo byababujije gusaba n'ubundi gahunda zakomeje baje kwifashisha undi mukobwa usanzwe ajya mu cyimbo cy'uwo ngo waruje gusabwa hanyuma ubukwe burakomeza batanga gahunda y'uko mu masaha 24 aribwo gahunda izasubukurwa hanyuma uwo mukobwa nyine wagiye kubyara agasezerana mu itorero n'uwo mugabo we wari waje kumusaba muri aka karere hagiye havugwa inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ariko reka tubanze tubumvishe inkuru zagiye zibasha gutambuka muri aka karere ariko iyi ngiyo ije uyu mukobwa yagiye kubyarayo ni inkuru iteye ubwoba. Tumukunde Emmanuel yagiye gusaba umugeni yakunze aherekejwe n'imbaga nyamwinshi y'abanyamuryango be ndetse n'inshuti ageze aho ngaho agiye gusaba umugeni asanga umugeni we yagiye kwa muganga kubyara mama se iyo ndiyo mugeni yabyaye ni ya Tumukunde ubundi se kubera iki mu karere ka Nyamasheke hari kuba ibintu bidasanzwe muri iyi minsi murakaza neza mu karere ka Nyamasheke Akarere ka Nyamasheke gaherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda kakaba gahana imbibi n'ikiyaga cya Kivu gakomeje kuvugwamo ibintu bidasanzwe biri kwa muri iyi minsi amatwi y'abanyarwanda ari kumva inkuru zidasanzwe cyane ziri guturuka muri aka karere ka Nyamasheke n'igiki cyabaye Nyamasheke nk'ubu hashize amezi agera kuri 3 twumvisha urubanza rwa Minani Gervais umusirikare warashe abantu bageze kuri 5 mu kabari ngo yaramaze kwinywera agacupa gasinda maze ngo hakavamo umwe akamubwira ijambo rimukorogoshora ubwo Minani Gervais nta gukina akaba arabirahiye aho ngaho mu kabari Nyamasheke byarabaye nibwo kandi hashize icyumweru twumvisha inkuru idasanzwe y'umusore bita Siborurema Amiel umusore w'umwarimu wigisha mu mashuri abanza ubwo yari ari kwigisha umukobwa w'imyaka 19 yamuzaniye uruhinja ari umutereka iruhande mu ishuri neza abanyeshuri bose bavuza karuru natwe iyo nkuru twarayumvishe iduca mu matwi turumirwa ibyo byabereye ahangaha Nyamasheke ni ku kigo bita Groupe Scolaire Rurembo aho uyu musore Amiel yigishaga nta cyumweru kandi kirashira twumvishe muri uyu mwarimu kazi n'ubundi ahangaha mu karere ka Nyamasheke yikundiye umusore w'umunyeshuri yigisha bababaza iby'urukundo rwabo umwarimu kazi akavuga ko uwo musore n'ubundi yaje kwiga kuri icyo kigo basanzwe bakundana none ngo bakaba bari gutegura kubana bityo umusore nasoza kwiga bazahita yirongorera umwarimu kazi ibyo ngibyo byabaye hano Nyamasheke ntago ari ibigusarega muri iyi minsi aka karere ka Nyamasheke kabayemo inkuru zidasanzwe zaba iz'ubwicanyi ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe bikomeye byabaye muri aka karere gusa icyo ntago aricyo cyatuzinduriye ahubwo turashaka kuvuga kuri iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa 5 2025 aho umugeni yaje gusabwa bagasanga yigiriye kubyara kwa muganga ni mu karere ka Nyamasheke ho mu murenge wa Shangi mu kagari ka Mugera mu mudugudu wa Karugero ni uyu musore bita Tumukunde Emmanuel ashagawe n'abasaza n'abakecuru ndetse n'abasore n'abakobwa ngira ngo rero nkuko mubyumvise ni inkuru iri kuvugwa muri aka karere ka Nyamasheke mu karere ka Nyamasheke aho umukobwa yabyaye baje kumusaba hanyuma rero basanga adahari yagiye kubyarira ku bitaro ibi byabereye hehe rero ibi byabereye mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Shangi akagari ka Mugera umudugudu wa Karugerera umusore witwa Tumukunde Emmanuel yaragiye gusaba umukobwa asanga yagiye kubyara iyi nkuru rero ikaba irimo iratangaza abantu benshi bagiye batandukanye aho uyu musore yaragiye gusaba
uyu mugeni nyine kugira ngo babane asanga uyu mukobwa yagiye kubyara, ariko wabirebaho ugatekereza ukibaza ese uyu musore ntabwo yari abizi, ni gute umufiyanse wawe ashobora gutwara inda akamara amezi 9? Amezi 9 ni igihe kinini, akamara amezi 9 utazi yuko atwite. Kandi ikindi cyaje gutungurana nuko bakimara kumva yuko umukobwa baje gusaba yagiye kubyarira mu bitaro, ntabwo byabatunguye, babifashe nk'ibisanzwe, n'ubundi ubukwe bwaje gukomeza. Baba ari ku ruhande rw'umusore wabaje gusaba ntabwo byabatunguye, bakomeje bimera nk'ibisanzwe. Haba ku muryango baje gusabira aho ngaho, umuryango nyine ubyara umukobwa, naho byakomeje babifata nk'ibisanzwe. Ahubwo icyaje gukorwa cyaje gutungurana nuko baje gufata undi mukobwa wo mw'iyo famiye, aho ngaho bari baje gusaba umukobwa, n'ubundi baramufata baramubwira ati wowe dore mugenzi wawe ntawe uhari, ahubwo wowe genda ujye mu ntebe mugenzi wawe yari kuba yicayemo, aba ari wowe uyicaramo. Ibyo byaje kubaho, barasaba, ubukwe burarangira. Baza kuvuga yuko mu masaha 24 nashira umubyeyi yarabavuye kwa muganga n'uruhinja, hanyuma rero bakaza gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rw'Abangirikani. Ukibaza ese uwo mukobwa wafashe umwanzuro wo gushyingirwa bakamusaba ari mu ntebe asimbuye mugenzi we, hari uwahita afata umwanzuro akavuga ngo n'ubundi nasabwe, mugomba kunjyana n'ubundi kuko mwasabye cyane. Ngayo rero nguko amakuru arimo aravugwa hariya muri kariya karere ka Nyamasheke, nayo umukobwa wabyaye yagiye gusaba.